yewe narose nangaze curangwa narose ingoma zinihira igondetse kimba amarware ngizimba tuzirikana inzira yo guhimba kuririmba cyangwa se guhamiriza nta cyiza kibiruta bishobora kuba byabaga bitarateguriwe abanyarwanda ariko wenda hakabaho kugereranya bati igitabo tukizanye cyahura n'aba cyangwa se bikaba byari byarateguriwe abanyarwanda ariko bidateguwe n'abanyarwanda uri kumva ibyo bintu bibiri bari muri batubwira reka tunyarukire niba hari icyo bizi ubwo wenda barabitubwira ziriya mfashanyigisho mugira kera ndibuka kera twagiraga icyo bita figurine tableau de figurine mu mwaka wa 4 ku gifaransa kaba ari mfashanyigisho regard de Pauline Berbar ariko bigatangira mwarimu atavuga twebwe ahubwo ashyiraho figurine agakora amageste agakora ibimenyetso mukaba mugomba kuvumbura ikintu avuze none ibyo bintu biracyabaye ku bintu by'imfashanyigisho n'ibitabo uko mwabivuze bigitangira koko ibitabo by'ibyongereza byaje ubona ari ibintu biremereye birimo amazina mbese ibintu by'ibitexte birebire mbese ubona bitari byateguriwe abanyarwanda mbese baraje bafata ibitabo byanditse mu cyongereza avuga ati bashyira ukabona ni ibintu ubona bivuye ahantu bateruye bakazana mu Rwanda atari byo ariko ubu bimaze gukosorwa bahateguye ibitabo rwose ubona biradabote ku bana b'abanyarwanda ubu hari ibitabo birimo noneho nivo y'abana rwose ubona biteguye neza guhera iby'umwana wo mwaka wa mbere agomba gutyo bitabo biteguye neza ibitabo dufite kugeza ubu ngubu ubwo byo mubibonye kuva ryari amakampani asigaye menshi yapiganwa leta ikatugurira bikaza ngira ngo ikibazo ahantu gisigaye kandi kirahari nuko nta mwarimu wabo dufite ni muri segonderi ariko muri primaire ibitabo bishobora kuba byaragiye biboneka rwose bikaba bigenda biboneka ariko muri segonderi nzi ko hari amasomo n'uba abarimu hari abo twaganiraga mu minsi ishize yuko hari amasomo nyine baba bafite abarimu biyeranje wagira amahirwe nyine wagwa ku mwarimu uzi gutegura ushobora gusoma kurikurumu kuko wenda ibihari akaba azi gukora recherche akaba icyo gihe yakorera abanyeshuri syllabus ifatika kera twagiraga ibitabo mu ishuri umwana akaba afite ibitabo nka urizo buri wese ngire ngo yabaga hari igihe mu ishuri yabaga harimo ibitabo baratiza abana cyangwa se bakanabigura bakabijyana ibyo bintu byaba bikibaho ibitabo birahari rwose birahari pe ikibazo akabazo ubona kari mubona buri mwaka bagenda ujya kubona ukabona haze edition runaka ukabona bikugenda ukibaza ese iki kira controlize iki ngiki ese turabikoresha bibangikanye uziko icyo kibazo narakibonye oya buri mwaka iki bitabo birahinduka ujya kubona rwose ukabona haje igitabo kisa nk'ikibangikanye nicyo wakoreshaga bari bakabibaza tese iki nkireke iki nkikoresha ariko kubera yuko ibintu byose kwigisha n'ugushakashakisha bigenda byuzuzanya ntabwo ubonye icyo gitabo kindi kije ntabwo kirengagiza kuko ugomba kuba kukishakira ureba ikiririshe ubundi akubuzemo kavoma muri cya kindi wari ufite gutyo ukagenda uhuza biba bivuye hese ni minisiteri bizana ibyo bintu
ndumva bazabidusobanurira ariko njye mfite uko nabibonye ibyo bavuze neza. Nagiye hano muri librairie Caritas ubwaho ushobora kujyayo ugasanga hari ibitabo bibiri navuga biri en concurrence ufite bisa nkaho bihanganye bimeze nkaho ari byo mu mwaka umwe urumva kandi bitandukanye kuri level imwe sizere bari kubyumva. Icyo nicyo bavuze. Icyo kibazo ubwacyo nakibajijeho. Ibyo rero ngewe mfite uko mpita ntekereza ariko nkavuga nti hari abantu bazabisobanurira ko mpita ntekereza ko bifite aho bihurira nanone bishobora kuba ari cya kibazo cy'amasoko cy'amasoko kuko ni ibintu nanone birimo amasoko ni ibintu birimo amasoko kuko ministeri bambe mu gusohora ibyo bitabo hari ukuntu hatangwa isoko nk'uko babivuze babikomojeho hakaba amamezo d'edition cyangwa se agira gutya rwose genda bizi ko hari nk'itsinda ry'abarimu muri iki gihe basigaye bicara noneho kuko hari abantu bigeze kumpamagara kugira ngo mbafashe bavuga bati dukorane ati hari ibintu by'isoko dufite byo gutanga ibitabo muri ministeri urumva y'uburezi ubwo rero kikandikwa mukagerageza kugihuzana kuri kurumu noneho kikagenda bakagisuzuma barangiza bakacyemeza. Rero iyo ibintu binameze gutyo ibyo ngira ngo bihabanye nuko kera byahoze kera habaga hariho ikigo gisa nkaho cyihariye ku ibyo bintu ntabwo byakorwaga n'abaprive ngo wenda ministeri zibigenzure gusa. Ndumva atari uko byagendaga. Icyo gihe rero si n'igitangaza ko iyo bidacunzwe neza hashobora kuzamo ugasanga hajemo izindi nzira utamenya kuko nzi neza ko nk'ubugiye urabizi nk'umwanditsi njya nandika ibitabo kugira ngo ubone inoha mu Rwanda bumva ko hari amamezo d'edition yatangiye kuhaza agiye ahari ariko benshi twagiye tuvugana mbona ntibikunda keretse wemeye kuba umuntu baravuga bati isoko tugira n'amasoko duhanganira ni bitabo by'uburezi. Ubwo rero ntabwo twasohora igitabo nk'umwanditsi wowe ushaka ahubwo tugomba gusohora igitabo ministeri ishaka. Icyo si ikibazo ahubwo icyo nshaka kukubwira nuko ibyo bintu birimo isoko ku buryo ratari n'igitangaza ko ibintu birimo isoko hari n'igihe hazamo ibindi bintu. Ibintu by'isoko bikikubita integanyanyigisho se noneho turebye ibya kera byo byazaga bite turebe tujye kera hari icyo bitaga biro pedagogique yari branche muri ministeri y'uburezi niho byakorerwaga bagakora integanyanyigisho ndetse bagakora n'ibyo bitabo bikavaho ari bikorwa n'abakozi ba leta ba ministeri y'uburezi. None se ntago bakibaho iyo biro nayo iyo biro ntayigihari ni kuri babikoresha dore uko bimeze nicyo ndi kuvuga igihari ntabwo igikora ibitabo kuriya bakora integanyanyigisho noneho aba bantu baba prive bakiyeranja babahanga muri education se cyakora nicyo ndi kukubwira hari igihe nyine nka maison d'edition ubwo ahubwo hisuzanamo n'ikindi nibiba ngombwa tuzahamagara umwe muri abo bantu sibyo nibemera kutubwiza ukuri bazatubwira uko bigenda ariko bashobora kugira gutya bagakorana n'abarimu nk'abo nka 2-3 bakavuga bati rero hari isoko dufite sinzi niba ujye ubibona n'ibyo bitabo nyine by'imfashanyigisho hari igihe usanga hariho urutonde rw'abarimu runaka bafite n'aho bigisha. Dore rero ikibazo nabwo ibyo bitabo binyuranye tuvuye harwo nk'ubu mu mujyi ushobora gusanga hari uruhurirane rw'ibyo bitabo yenda mwarimu mu mujyi cyabashije kumugeraho hakaba wo mu cyaro we wikoreshereza cya kindi ministeri yamugejejeho bwa mbere none byagera mu gihe cy'ikizamini ugasanga barateguye byo bavanye muri cya gitabo wa wundi ahantu runaka batakoresheje ugasanga umwana aracangiwe batarabashije kucyexploiter ku buryo urumva ko uburyo ki ministeri yajyaga igira ibiro bishinzwe gutegura byo bitabo bikayisoka ari bimwe ibyo byari byiza kuko ibyo bitabo no mu bigo usanga banyuranije kuko ikigo niba gihisemo edition runaka ikindi cyo cyahisemo bakabagurira ibyo bahisemo. Ndashobewe noneho ibyo bintu urumva ko hajemo n'ama maison d'edition yabaye urumvi dushobora kuzabahamagara urumva bakazana na NCDC sibyo kigo gite twari twabatumiye ba mu kigo maison d'edition ariko icyo ngira ngo nkubwire nuko uburezi bwinjiyemo ibi bintu tubisubiremo abantu bashobora kubifata nabi ariko bwinjiyemo business cyane
kabisa urabona ko icyo niko kimeze ngira ngo abo barimu nabo bahise bavuga ku mfashanyigisho urumva ko harimo ikibazo kibyibushye kibyibushye cyane haba muri bwa burezi mu ishingwa ry'amashuri n'ikiribuka ko twaze tubibona ariko no muri ibyo bintu byo gutegura amasomo byinjiyemo business ku rwego rwo hejuru urumva icyo kibazo noneho ugasanga utegura we ntiyabanjije gukora iperereza ngo amenye ngo ni ibihe bitabo abarimu bo mu mwaka wenda bakoresheje kugira ngo ari byo twibandaho abana batabigwamo uko biri kose icyo nemera ni uko wenda iyo hakozwe itsinda ryiza bakaba bahabwa icyo nakwita nyine iriya kurikurumu biba bishoboka ko bategura ariko biba byitonderwa ibyo bintu byose urumva leta yagombye kubiba hafi imbere atari kwa kundi wenda abantu uko bikorwa mbese ubona bifite ikibazo reka dukomeze Nyamihirwa dukomeze harimo aho ngaho harimo ikibazo wacyo ntacyumvishe aho ni ku bijyanye n'ibitabo ibindi bintu ubundi mukenera mu mfashanyigisho gusibye ibitabo ni ibitabo gusa mukoresha ntabwo ari ibitabo gusa ni imfashanyigisho nk'uko aho uvuga uti twagiraga za figurine n'iki ariko aho ngaho noneho mwarimu agomba kuzikonfegisiona kubyikorera ureba porogaramu ukareba ibitabo wowe ubwawe ukazikora mu ishuri ryawe ukazikorera ukazitegurira nyine wenda ikibazo ni kwa kundi uvuga uti umwanya ni uwuhe mbese wo kubikora wo kuzitegura umwanya ni ubura wo kugira ngo wishakire mwarimu ni ukuwushaka nyine akabona agashaka umwanya wo kuzikora ntago zigiteganywaho umwanya wazo kereza uko twagiye tugira n'amasaha y'ibiganiro kuri radiyo urabyibuka rero n'uwo mwanya ntuhari urigisha amasaha ugomba kuba bazwe atari munsi y'amasaha agenwe ubwo rero nawe ushaka uburyo nyine ubona break yo kubikora mbese ukivuga ku masaha ibi biriya bintu bya profesora biraborohera murahumeka cyangwa aba ari ukubisikana munyuranamo hari amasaha yateganyijwe utagomba kujya munsi ubwo umuntu ntagomba kujya munsi y'amasaha 45 mu cyumweru urumva ko rero nta ruhumekero ntarwo hanyuma se imbaraga za mu gitondo ko zinyuranye n'iza nimugoroba nibyo nyine naho bwawo ryareme nabwo rigenda ripfire kuko umwana wize mu gitondo ntabwo aziga kimwe n'umwana wize ikigoroba kuko mu gitondo habakiraho amafresheri kandi n'umurimo wari wose n'umuhinzi mu gitondo mubyizi n'uwakari mubyizi n'uwakari kigoroba rero umva yuko haba harimo no kunanirwa ntibuka kera muntu mu gitondo bigaga ibikomeye nimugoroba hakazamo utuntu tworoshye imyitozo n'ibiki byose none nimugoroba arabagomba kuza bakiga imibare nawe ukigisha imibare kwa kundi wayigishije mu gitondo wayigishije ubwo bivuze ngo abana bagenda batwaraho nka kimwe cya kane mbese bagenda urumva ko ni mu gihe ubabize mu gitondo nimba batanze nosiyo iyi niyi n'ikigoroba baraza kuzana we kuyifata gutyo ariko urumva ko wayi wundi wayihawe mu gitondo n'uyihawe ikigoroba umva ko harimo ikinyuranyo Nyamihirwa icyo kintu uracyumva abantu bohereje ubutumwa bwinshi cyane turacyari ku nteganyanyigisho reka ndebe ko arizo bibanzeho asigaye dukomeze bati mwaramutse ese ubu ko hari abantu bize mu yandi mashami bagakora kandida libre akajya kwigisha kuko ariho abona akazi metodoloji yo kwigisha arayifite witwa Olive ngo hariho abantu biga nk'ubu nkanjye nkaba narigiye wenda sciences humaines hanyuma nkajya gukora kandida libre muri normal primaire niba kibaho iracyabahora normal primaire ibintu babyise titisi nkajya muri titisi si ku ibintu psychology sina na normal primaire kiriho barabikoze kuko bakigira muri enseignement kugira ngo babone narangiza bagahita bampa diplome ya titisi nkaza kwigisha ngo methodology bihari reka ntayo ahubwo na yamyandikire kuko burya kenshi aribwo umwana yandika akurikije uko mwarimu yanditse ntabwo rero abo bantu harabusanga nabo ubwabo atazi kwandika neza babari noneho ushobora kugenda ukajya unyura mu ishuri ukajya umenya ninde mwarimu wize methodology n'utarayize uko ushobora kujya mu amashuri parallel rwose ishuri rya runaka n'irya kana kukamenya umwana avuye muri iri kuko burya abana bigana abarimu cyane iyo bakiri hasi icyo kintu cyo ndakizi mwana ntamenyera kwandika abana ku bintu birebana no kwiga kwandika rwose bigana
bigana umwarimu kuko nanjye ndabyibuka nk'ubu hari umwarimu rwose uko yandikaga niko nandika ngaho niko yandikana ndibuka ko najyaga ndeba abarimu mu myaka ngezemo nko mu wa 4 sinzi namwe niba mudahita mubyibuka waba ugeze mu wa 3 ukabona umwarimu arandika ukandika nkawe waba ugeze nko mu wa 4 ukabona umwarimu ukuntu yandika hakaba igihe ubona yandika neza cyane kuruta uwa mbere ukaba ari we wigana cyangwa wabona uwa mbere ari we wandikaga neza ukikomereza ibyo ngibyo kugeza ubwo ugira umukono rwose umwana yigwa hari byinshi yigira ku mwarimu. Nyamihirwa rero yaragira ati ibitabo birahari ku bwinshi ariko utabasha kubisoma byose ngo wigishe umwanzuro abana barahagwa urumva nyine ni rwa rurimi niba byashoboka ati mwantumira nkabivugaho dukomeze rero duhe impamvu maze nitubona ari ngombwa twagutumira nta kibazo duhindure inyigisho twigishe muzika ireme muzika na za muraro duhindure inyigisho twigishe muzika ireme ry'uburezi turaba turiboneye umuti kuko ari byo abana bashoboye kwandika reka da Eric Musanze rwose nakubwiye ko bazi gufata bya bihangano by'abaririmbye byo ibindi ntamba no kubyina cyane nibyo bazi n'utazi kwandika ibyo arabizi rwose nibyo bibereye ariko se turakazuba keza ko mutakikigisha indirimbo bazivanaye natwe turakigisha twe twakize nyine mu gihe cyacu turakigisha akazuba keza kanyugunyugu amabara meza turazigisha abana bato ariko ntibabuza kubyina za zindi bareba hari abanazi banumva cyane ku maradiyo birwa bahamiriza ngoko Nyamihi izo ndirimbo mwigisha mushatse mwazireka bagira inama ntabwo ari twe twigisha turashaka kukubwira yuko ibyo nibyo bafata kurusha oya nabyumvise ahubwo ni mu nyumva icyo ndi kuvuga kugira ngo wigishe akanyugunyugu umuntu yibereye muri byarenze igipimo urumva muri narashize ibyo ngira ngo ahubwo aba baba bari kubahema banabaseka basa ko abantu bundi bari mu biki turi muri narenze igipimo nkaba numva rero icyo cyo ntabwo mutari no kwigisha muzika uyu nawe ibyo byose ni ukuningura ati niba byananiranye nibabireke bafata ibyo babonye nshimye cyane ba maîtresse babiri ndi umurezi wigeze kubwira umwana ntisubira mu rugo ukarabe wambare ibifuze yari yazanye imyenda yo mu rugo nyina yarantelefonnye aranyihanangiriza ati ntukongere kumvugira umwana ndaserera nibuka cyane directeur wa sekonderi wakubise umukobwa wari waturutse ikigo ajya mu bukwe amucishaho agashari ku kibuno niko animatrice yasobanuye ku maradiyo ndongera mbisome neza ntabwo ndimo kubyumura bikurikiranye n'umurezi wayanditse ati ndi umurezi wigeze kubwira umwana ntisubire mu rugo ukarabe wambare ibifuze yari yazanye imyenda yo mu rugo nyina yarantelefonnye aranyihanangiriza ati ntukongere kumvugira umwana ndaserera nibuka cyane directeur wa sekonderi wakubise umukobwa wari waturutse ikigo ajya mu bukwe amucishaho agashari ku kibuno niko animatrice yasobanuye ku maradiyo nyamara ababyeyi benshi baramwamaganye ngo ni inka nizigikubitwa icyongereza cyagombaga yavanze twinshi kubisaba kandi icyongereza cyagombaga guhera mu wa mbere gusa kikazamuka kugeza ubwo abagitangiye mu mwaka wa mbere bazagera mu wa 6 bajye bashyiraho ministre wize pedagogie byaruta azanye ingingo ebyiri azanye guhana azanamo n'uburyo byari kugenda azana n'icyifuzo cy'umuntu ugomba kuyobora ministeri y'uburezi
Kasiya umubaji w'imitima ntiyayirenganije harimo ababyeyi bagoye gutyo sinakubwiye ko hariho nabaza bakatubaza ngo uri muri kutwicira abana kuki mutabacisha akanyafu hariho uza asaba ku kanyafu ariko kubera ko tuzi ko mu burenganzira bw'umwana ku kanyafu katemewe twamubwira wowe kuri kutubwira ngo mwarimu namucisha ku kanyafu we kuki uba umuzanye utabanje ukamucisha ubwo burenganzira n'ubuhemetere umwana yaje adakarabye icyo kintu cy'uko umwana azatakarabye n'umwenda biremewe yuko rwose agomba uzi ko ubu burenganzira bumeze nka demokarasi iyo kadantundi ndayibona ahubwo ariko kuki mu Rwanda twemera ko demokarasi idaha umuntu uburenganzira bwo kuvuga ibyo yishakiye sibyo no kwitwara uko yishakiye tukumva ko uburenganzira bw'umwana hatarimo n'uburenganzira bwo guhabwa uburere oya ni ukuvuga ngo kutaha umwana uburere agakura ari igihararumbo ubwabyo niko kwica uburenganzira bw'umwana ubu mwambuye uburenganzira kandi ubu mwambuye uburenganzira bukomeye kuko mwambuye uburenganzira atazashobora no kurekarama atazashobora no kumenya ko abubuze niba bigaragara ko ako kintu cy'agashari tukigaruke oya guhana umwana ntago bisaba agashari metere nuko mu Rwanda twamenyera agashari nyine twebwe hano turi radio ya gikristo twemera ko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana sibyo Nyamihirwa gerero ngendera nemera umuco nyarwanda n'umuco nyarwanda dufate n'ijambo ry'Imana urumva genemera umuco nyarwanda ikindi je mfite ukuntu nk'ibintu agaciro nkurikije akamaro bifite reka turebe imihanire oya igihano banga ni ikibabaza umubiri nyine ni igikorerwa ku mubiri umwana ushobora kumuhana utamukubise ukamukosora bure ntago bwavuyeho turacyahana ariko ntabwo hana ukubise umwana umupfukamishije umukoreye amabuye Nyamihi aba barimu bigishije kera sitwize kera ntambo wenda tubwiye abantu ngo baduhereze ubuhamya mwaba meterese mwikera ko abagashari kabaga mu ishuri ibyo bintu by'amagambo ntabwo mwari mubizi kari agashari ntacyo kafashaga karacyamuraga n'ubundi karacyamuraga ariko murebe na viziyo turimo n'iterambere turimo tugomba kubimenya nabyo tukamenya guhana nibyo ariko Kasiya umwana ari kuva mu rugo yambaye ibyo bipantaro ajyana mu bukwe cyangwa se ajyana mu misa wamusubiza mu rugo ati genda uzana umwenda w'ishuri umubyeyi agatera amahana ati ntuzongere kunkora urumva hariho imyumvire hariho ababyeyi nabo bagira uruhare muri rya reme ry'uburezi ugasanga ntashaka ko umwana we avugwa icyo umubyeyi nawe agasanga umwana we ariko ntabwo ari bose uzi ko ejo hari umubyeyi wavuze ati jewe ndi mu bantu ba mbere basura umwana wanjye ku ishuri hariho rero n'abandi none bumva ariko genzi n'abana ikintu kinashekeje nuko mwanga ko wenda abarimu bagira uburyo bahana wenda banakangaye cyangwa se bakoresheje ako gashari ariko abakozi banyu barabakubita kabisa abakozi barabakubita ndetse abenshi buriya bari abana mubona bamwe bari ku murongo nubwo wenda hari n'abakozi babikora nabi bagahahamuka barabakubita bwo baranabahabura hoya ndagira ngo mbikubwire ko babakubita niko ndashaka kumenya kandi bakabakubita urumva noneho tekereza umukozi uri gukubita umwana noneho n'imyumvire abakozi bo mu ngo bambabarire simvuze ko wenda ari abantu badafite imyumvire yo hejuru ariko ndumva itari hejuru nk'iy'abarimu none Nyamihirwa tugaruke rwose kera ngewe icyonzi cyo mu ishuri urumva umuntu yabaga azi ko mwarimu rwose wakerewe hagara hariya kurura kubita udushari tubiri ejo ntiwongere none ibyo bintu bundi bijya kuvaho bababwiye ko babivaniyeho iki ni uburenganzira bw'umwana uburenganzira bw'umwana se kari uguhanwa sibyo ba metrese ahubwo no kumucyaha bavuga ko nabwo ari ukumuhohotera bavuga ko iyo nabwo umucyaha bavuga ko ari ukumuhohotera mu magambo ese bwo ibyo bintu uko byaje niburetse gato yamenye none se ni ikigo ni minisiteri n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bwa Human Rights Watch ni NCC ikigo ya komisiyo y'abana hariya ni igiki kiza kubabwira uburenganzira bw'abana shiriye gihe cyo bivugaho ba muri child protection yaba muri child protection ibyo bintu bivaye aho ngaho arabivuze Jeretrida turi muri child protection
hari ibigo bifitanye partenariat na right to play, ubwo niho bikuye ibyo bigo bifitanye partenariat na right to play nabyo uburenganzira bwo gukina. Right to play ni bwo gukina. Right to play ni uburenganzira bwo gukina, iyo niyo niko yo noneho mu bintu nabyo bakorana bageza ku bigo bakorana nabyo n'amakominote, nuko nyine bagomba kudahohotera abana, ndetse bagafasha na club no gukrera amakarabuzi muri ibyo bigo, amakarabuzi ya child protection. Ariko se namwe mwemeye ko gucisha abana ganyafu ari ukubahohotera? Rwose twarabyemeye. Twarabyemeye ni ukubahohotera abana, ntabwo hagomba si itungo n'itungo ku mugani ntirige kubitwa. Twabonye ko hari uburyo bwo guhana, kandi abana nabo ubwabo tubatoza kumenya kurangiza inshingano zabo, bakarekara mu burenganzira bwabo, bakanabwubahiriza. Kandi koko abana bagiye muri izo za clubs usanga baba urugero ku bandi, yaba bose bakwemeraga bakajyamo. Reka nkubwire Gasiya, icyambere reka nemere ko ibyo bintu avuga ari byo. Ariko ubwo buryo bwasimbuye ubwariho bwatanze umusaruro. Icyo ni kimwe, nta nubwo ni icyo ni nk'igisubizo, umuntu aba atanakeneye igisubizo, bamene ikibazo umuntu aba adakeneye igisubizo kuko wenda biba bigaragara. Ariko icya kabiri kintangaza, igihe natekerezaga uburenganzira bw'umwana, ibi bintu nkunda kubitekerezaho, nongere nanavuga ikintu nkunda kubona mu Kasiyani mu bibazo, dukunda gufatira ibintu hejuru, tugafata ibintu tugafata ibintu bisa nk'ibitworoheye tutiriwe dusesengura. Kubera iki? Hano mfite ifoto y'umwana uhetse undi. Urumva? Ibyo bintu mu cyaro biriho. Umwana aragira imyaka 6 cyangwa 3, 4, bapfa kuba bamucukije, bakamubyariraho undi, agatangira kumuheka. Umva, bakongera bakamubyariraho undi, agatangira kumuheka, cyangwa se uwa kabiri agahekwa, uwa gatatu, uwa mbere agatangira kujya gutashya, yikoreye ikiba ibyo bintu ntibitindwaho. Urumva? Mwarase niba bishoboye Nyamihirwa wowe. Oya, ndagira ngo ndaza kukwereka ayo mafoto. Je ni foto nifatiye ndi muri bwa bushakishatsi wenda mba ndimo. Urumva, hari igihe mbona ibintu nkabifotora, narabibonye ngira ubwoba, ndavuga nti kumbe uburenganzira bw'umwana ni ukudakubitwa, ariko umwana aravuka agakurikizwa abana 4. Urumva? Icyambere uwavutse bwa mbere ntabwo ari kubuzwa ibiryo ntabwo n'ibiryo bimutunze, none bari kumubyariraho abandi, baranamuhekesha abandi, aranajya ku ishuri adakarabye, yikoreye amasidi, noneho bavanye yikorera n'imiba y'inkwi cyangwa ari ufite. Urumva, noneho uburenganzira bw'umwana ni ukudaringaniza ry'imbyaro twavugaga ejo. Muri kumva ariho ikibazo kizajya kigenda gikemukira. Ariko metresse muri kumva byibuze ikintu ndi kuvuga, kuko ikibazo ni uko uburenganzira bw'umwana butangirira ku bintu ahubwo mbona byagombye kwinjira buhoro buhoro. Ni ukuvuga ubwo buryo bushya bwo guhana, ndemera ko buriho, bugasimbura ubwo twakwita gakondo, ariko bugasimbura nyine abantu banabukoresha bamaze kubumenya, kuko ubwo buryo bushya ndumva ari ubwitsinda ritoya, ku buryo ba metresse bari hano 2, umwe aravuga ati jewe ndabukoresha bugakunda, ndatigena birasaba ko mba muri ririya groupe. Urumva icyo twivugira ni kimwe. Ubwo jewe rero Nyamihirwa batugereranyirize, abana bahanwaga bakoreshwa gashari n'abamagambo b'iki gihe isamo we. Iyi saha uyigezwaho na MTN. Ni saa moya. This is Amazing Grace Christian Radio, 105.1 FM.